Muraho neza bakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho gukora imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Murabizi impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe rero kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ujye uhita ukibonera ku gihe kandi bitakugoye. Ushaka kode bazifunguye ukwezi kwa mbere, ukwa kabiri no kwa gatatu bamaze kubishyira muri systeme, haba kuri kode z'uruhushya rwa burundu cyangwa se kuri kode z'uruhushya rw'agateganyo. Nyandikira cyangwa umpamagare ni kuri 0789351626, mufatire kode aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online, twandikire cyangwa uduhamagare kuri izo nimero tukwigisha nugerwaho uzakorera imwe wihita utsinda utangire umwaka ufite ibyangombwa. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata agakaramu, ndizera ko amaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa kibuza kunyura ku bindi binyabiziga byose uretse ibinyamitende ibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande gifite ibimenyetso by'amabara akurikira. Ibimenyetso cyangwa se ibirango by'amabara asate: A umweru n'umukara, B umutuku n'umukara, C ubururu, D A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A umweru n'umukara na B umutuku n'umukara bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. Wowe hano urabona iso kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni B umutuku n'umukara. Kiriya cyapa ubundi kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, kikaba kivuga ko ubujijwe kunyura ku bindi binyabiziga byose uretse muri make ibyo wemerewe kunyuraho: amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande n'ibinyabiziga bifite ibiziga bibiri. Uri kubona ko turebeye mu birango harimo imodoka, ubujijwe kudepasa imodoka. Urabona ko iriya modoka iri ibumoso, ubujijwe kujya ibumoso kubera ko iri mu mutuku, ariko ku modoka rero bari batubajije amabara y'ibirango ni umutuku n'umukara. Uri kubona ko n'imodoka imwe y'umukara n'indi y'umutuku. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira. N'ubuso bw'ibara risa rite: A umukara, B umweru, C ubururu, D umutuku. Kiriya cyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi, muri make ntiwemerewe kujyayo ariko n'abariyo ntibemerewe kuvayo. Kirangwa no kuba gifite ubuso bw'amabara asate. Hano ibisubizo bine baduhahitamo kimwe. Ese hano iso cyukuri ni A umukara? Ese hano iso cyukuri ni B umweru? Ese hano iso cyukuri ni C ubururu? Cyangwa hano iso cyukuri ni D umutuku? Tegereze neza. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni B ni umweru. Kiba gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru, nta kirango. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, iyo ukibonye ntiwemerewe kujyayo ariko n'abariyo ntibemerewe kuvayo kubera ko batubwiye ko kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande eshatu, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano A iravuga ngo hoteli, B ibitaro, C ahagenewe kugwa akajugujugu, D B na C ni ibisubizo by'ukuri. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni B ibitaro. Kino cyapa kigaragaza ahantu hari ibitaro, kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga
murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Kino rero kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, iyo ukibonye uba ugiye kugira ahegereye ibitaro. Ndakeka ko waramusamo be, ndizera ko waramuskaniye ku papuro. Ubonye ibyapa biri kukugora, sura kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College, urebe video nawe ukoreye amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora, cyangwa unyandikire kuri WhatsApp nimero mba nazibahaye 0789351626, nyiguye mu gihe kitarenze iminota 2. Kibazo cya kane kikabaza ngo kunyuranaho bibujijwe gusa igihe, kunyuranaho kudepasa bibujijwe gusa ryari? Ajye mu muhanda hagati hashushanyijemo umurongo w'umweru ucagaguye, be muhanda ushushanyijemo umurongo wera udacagaguye. Se ikinyabiziga yitwaye ku musozi unyerera, mu gihe kuri direct tugira ngo nta gisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni B, umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. Murabizi uriya murongo urombereje hagati mu muhanda, iyo ucagaguye uba ubujijwe kuwurenga, ariko ukaba wawurenga bibaye ngombwa. Biba ngombwa ryari? Mu gihe ugiye kunyuranaho, mu gihe ugiye gukatira ibumoso cyangwa ugiye guhindura icyerekezo. Ariko iyo udacagaguye uba ubujijwe kuwurenga. Rero hano ho duhisemo B, umuhanda ushushanyijemo umurongo wera udacagaguye, ubujijwe kunyuranaho, kubera ko iyo ugiye kunyuranaho biba bisaba kugira ngo urenge uriya murongo uba urombereje hagati mu muhanda. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba urose mu gihugu, we tubwira akarere ushaka, itariki ushaka, n'isaha ushaka, tugufatire kode, yaba iyo ku ruhushya rwa burundu cyangwa se ku ruhushya rw'agateganyo, kuko kode zirahari nyinshi uturere twose, ukwezi kwa mbere, ukwa kabiri no kwa gatatu. Wasaba rero itariki ushaka bitewe n'igihe ushaka kuzakorera, bitewe n'amahitamo yawe. Twandike cyangwa uduhamagare, nimero mba nazibahaye, tubafatire kode. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo mu gihe utwaye ikinyabiziga nijoro ucanye amatara maremare, ugahura n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo, uba ugomba kwitwara ute? Uba ugomba gukora iki? A, gukomeza ibumoso. B, kuzimya ucana amatara maremare n'amagufi. C, kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse. D, nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Ha, iso cyukuri nta kindi ni C, kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse, kugira ngo udahuma amaso umuyobozi w'ikinyabiziga uza gusanga, uzimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe, kugira ngo icyo kinyabiziga kiri guturuka mu kindi cyerekezo, muri make kiri kuza kigusanga, arebe imbere neza, uba utamuteza ibyago ngo abe yakugonga. Rero ugomba guhita uzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse, ukabona kongera kuba wayacana. Ndakeka ko waramusitamo C, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze mu isangano ry'umuhanda ugenzurwa n'ibimenyetso by'amatara yaka agasanga ataka adakora, yakora iki? Umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze hariya mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni kuri feruje, aho ziba ziri gukoresha amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi, ugasanga ntari gukora. Ese uba ugomba kwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A, guca mu isangano n'ubwitonzi nk'aho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. B, gutwara neza nta gutinda mu isangano. C, guhagarara mu isangano no guha inzira abayobozi b'ibinyabiziga baturuka iburyo bwawe, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo gucana amatara yose ndangacyerekezo ugakomeza. Hano urabona icyo kuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo umaze kucyandika ku gapapuro, hari iso cy'ukuri nta kindi ni A. Guca mu isangano n'ubwitonzi nk'aho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Uraca mu isangano n'ubwitonzi nk'aho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, kubera ko ibyo bimenyetso bimurika byayoboraga ibinyabiziga byapfuye. Witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga, kubera ko hari ahantu hari ibimenyetso bimurika, muzabireba kenshi abari mu isangano rihuriyemo imihanda myinshi ijya mu byerekezo bitandukanye. Rero uba ugomba kuhaca witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga uhasanze. Ndakeka ko waramusamo A, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 7, kirabaza ngo igice cy'inzira nyabagendwa gikikijwe n'imirongo 2 y'umweru iciyemo uduce kandi iteganye. Itegereze neza, hano baduhaye ifoto. Ese kiriya gice hano hari ibisubizo 4 baduhaye, hitamo kimwe. A, ahagenewe guhagarara umwanya munini n'umuto. B, ahagenewe abanyamaguru. C, ahagenewe inzira y'ibinyamitende. D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. A, ahagenewe guhagarara umwanya munini n'umuto, na B, ahagenewe abanyamaguru ni ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. We hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hari iso cy'ukuri nta kindi ni C, ahagenewe inzira y'ibinyamitende. Murabizi tuno duhanda twiruhande tuno hano hari imirongo 2 icagaguye, kiriya gice gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka itambuke. Muramurikona ko nta modoka yacamo, aba ari igice cyagenewe ibinyamitende nk'amagare na twa velomoteri n'utundi tunyamitende. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ahuye n'ishyo ry'amatungo mu nzira nyabagendwa. Uri kugenda mu nzira nyabagendwa, wenda ayo matungo bayajyanye mu isoko ugahura nayo, ugomba kwitwara ute? Ugomba gukora iki? A, kuvuza ihoni kugira ngo ayo matungo atambuke. B, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. C, kwatsa amatara maremare n'amagufi no gutambuka vuba bishoboka. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo kuvuza ihoni no gutambukana ubwitonzi. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hari iso cy'ukuri nta kindi ni B, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Uba ugomba kugabanya umuvuduko ugatambukana ubwitonzi, apana gusa nkaho uri gusiganwa n'ayo matungo aba yaguteza ibyago. Ibyo byago harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu mugomba kwitonda. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo amatara ndangacyerekezo agomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera nibura ya. Waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye, ukaba wabona n'amatara ndangacyerekezo, ari byo mwita ngo ni ibinyoteri. Mu ntera ingana iki nijoro igihe ijuru rikeye? Iyo bavuze ngo nijoro igihe ijuru rikeye, birashoboka ko ari na saa 6 z'ijoro, ariko mu kirere nta gicu kibudize kirimo, nibyo bita ngo nijoro igihe ijuru rikeye. Mu ntera ingana iki rero? A, metero 100, B, metero 200, C, metero 150, D, metero 250. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hari iso cy'ukuri nta kindi ni C, muri metero 150. Amatara ndangacyerekezo agomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera ingana na metero 150. Waba uri muri metero 150 ukaba wayabona. Amatara yo kubisikana yo murabizi muri metero 40, amatara maremare ni muri metero 100, naho amatara ndangaburumbarare ni muri metero 200 nibura. Ndakeka ko nibaramuka bikubajije, kubera ko mbabivuze bakiri kare uzahita ubikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo umurongo ucagaguye uvuga ko buri muyobozi abujijwe kurenga uretse mu gihe, uretse ryari? A, agomba kunyura ku kindi kinyabiziga. B, gukatira ibumoso. C, guhindura cyangwa kujya mu kindi gice cy'umuhanda. D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko iso cyamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo maze kucyandika ku gapapuro, hanyuma iso cyukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose nibyo. No kuvuga ngo uriya murongo urombereje hagati mu muhanda, iyo ucagaguye uba ushobora kurenga mu bihe runaka, ryari mu gihe ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga cyangwa se aribyo mwita ngo ni ukudepasa, mu gihe ushaka gukatira ibumoso cyangwa se ushaka guhindura cyangwa ushaka kujya mu kindi gice cy'umuhanda. Ndakeka ko waramutamo D, ibisubizo byose nibyo, ndizera ko waramuswe yandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ngwino twigane amategeko y'umuhanda, turakwigisha mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe. Twandike cyangwa duhamagare tukwigishe, utangire umwaka ufite ibyangombwa, benda kubikomeza uzabe warakuyemo icyangombwa cyawe. Ndakeka ko rero mugiye kutwandikira cyangwa mukaduhamagara ni kuri 0789351626 tukabibafashamo. Keneye kode zabonetse ukwezi kwa mbere, kwa kabiri no kwa gatatu, twandike cyangwa duhamagara tubwire kode ushaka. Ese niyo kurushya rwa burundu cyangwa niyo kurushya rw'agateganyo, tuyigufatire aho waba urose mu gihugu, tubwira akarere ushaka, itariki ushaka, n'isaha ushaka. Ni kuri 0789351626 tugahita tubigukorera. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo icyapa kivuga. Iki cyapa kivuga iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu, handitsemo 30 ni ibirango, icishijemo umurongo ubereretse utukura. Kikaba gisobanura icyo mu byapa byo ku mihanda: A, umuvuduko ntarengwa kilometero 30 mu saha. B, iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. C, iherezo ry'umuvuduko muto utegetswe. D, umuvuduko uri hejuru kilometero 30 mu saha. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo maze kucyandika ku gapapuro, hanyuma iso cyukuri nta kindi ni B, iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Mbere yuko ukibona, urabanza ukabona kino kidacishemo umurongo, bari kukubwira ngo ugiye kuza. Ukimara kugihitaho urahita wongeza umuvuduko, urongeza umuvuduko, umuke uragenderaho ntarengwa abe ari uwo nguwo uri mu birango. Muri make kino cyapa iyo ukibonye ntabwo ugabanya umuvuduko, ahubwo wongeza umuvuduko, umuto uragenderaho akaba ari uwo nguwo uri mu kirango. Bitandukanye na kiriya cyapa kibuza, nabyo nzabibereka cyangwa ujye kurebera video y'ibyapa byo ku mihanda. Kino iyo gitegeka, iyo ukibonye wongeza umuvuduko, ahubwo umuto uragenderaho akaba ari uwo nguwo uri mu birango. Noneho iyo ubonye kino bacishemo umurongo ubereretse, ugeze ku iryo herezo ryo muvuduko muke ntarengwa bari bagutegetse. Muri make ushakaho wahita ugabanya ukajya munsi y'uwo nguwo muto bari bagutegetse ugomba kugenderaho. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Ubonye ibyapa biri kukugora, usubira ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College ukareba iriya video nagukoreye amakota n'ibyapa byo ku mihanda. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha velomoteri ni nuwe muvuduko atari mu nsisiro kuri velomoteri ntarengwa? A, kilometero 50 mu saha. B, kilometero 40 mu saha. C, kilometero 30. D, nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, hanyuma iso cyukuri nta kindi ni A, kilometero 50 mu saha atari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha velomoteri aba ari kilometero 50. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramuskandika ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru, ariko amaze kureba ibi bikurikira: ugeze ahantu usanze umuhanda wafunganye unyuranyeho wateza inkomyi, uba ushobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru k'iruhande, ariko umaze kureba kimwe muri ibi:
umaze kureba iki? Umuvuduko w'abanyamaguru, ese abanyamaguru bari kwirukanka cyane cyangwa bari kugenda gahoro? B, bugari bw'umuhanda, ese umuhanda wacu urafunganye cyangwa se ni mugari? C, umubare w'abanyamaguru, ese hari abanyamaguru 2 cyangwa hari abanyamaguru 10? Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo, cyangwa se nta giso cy'ukuri kirimo, A ikaba atari giso cy'ukuri, B ikaba atari giso cy'ukuri, na C ikaba atari giso cya nyacyo. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, nta na rimwe biba byemewe uri umuyobozi w'ikinyabiziga ko utwara ikinyabiziga cyawe mu nzira z'impande z'abanyamaguru. Icyo wareberaho cyose ntabwo yabyemeye, niyo mpamvu duhisemo D, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Uba ugomba kubimenya buri gihe cyose, nta na rimwe waba wemerewe kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru. Ibyo wareberaho byose wahanyura bo bagaca he. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikiye bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. Ibihe binyabiziga, ubuhe bugari? A, metero 2 na santimetero 10, B, metero 2 na santimetero 50, C, metero 3, D, metero 2. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Ibinyabiziga bifite ubugari metero 2 na santimetero 10 biba bitegetswe kuba bifite amatara ndangaburumbarare. Ndakeka ko waramusitamo A, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Turi kubategura amasomo ku matara, ku bipimo. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo nimbishyiraho uzahita ubibonera ku gihe, utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga linki kandi nawe wifitiye smartphone. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo icyapa gikurikira kivuze iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'ubururu bucishijemo umurongo ubereretse w'umutuku. Kikaba kivuze iki mu byapa byo ku mihanda? A, ntihanyurwa. B, birabujijwe guhagarara umwanya munini. C, muvuduko utarengeje. Mu gihe kuri D kutubwira ngo inzira y'abanyeshuri. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, birabujijwe guhagarara umwanya munini. Iyo ubonye kino cyapa aho hantu ugeze uba ubujijwe kuhagarara umwanya munini, uba ubujijwe kuhagarara umwanya munini. Uba wemerewe kuhagarara umwanya muto, kwa kundi umuntu aba ashobora kuba agiye kuva mu kinyabiziga, wenda ni imodoka cyangwa se nta kantu bayakuzaniye ugiye gutora, ubu wemerewe kuhagarara, ariko ukaba ubujijwe kuhagarara umwanya munini. Murabizi hari ikinyabiziga gihagarara ahantu ijoro ryose, amanywa yose. Rero iyo habonye kino cyapa uba ubujijwe kuhagarara umwanya munini. Ndakeka ko waramusitamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa akagarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ibipimo bikurikira kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo kuva ku butaka ariko ikinyabiziga kidapakiye? A, santimetero 30, B, santimetero 40, C, santimetero 50, D, metero 1 na santimetero 55. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, santimetero 40 kuva ku butaka ariko ikinyabiziga kidapakiye. Ndakeka ko waramusitamo B, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Utari wahisemo neza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagarurarumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Zikuruwe n'ibihe binyabiziga? A, velomoteri, B, ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, C, amavatiri y'ifasi, D, nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, hano iso cyukuri nta kindi ni B, ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 ziba zishobora gushyirwaho akagarurarumuri iyo zikuruwe gusa n'ibinyabiziga bikurikira. Nibihe? Iyo zikuruwe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Ino pikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande na ya mapikipiki asanzwe mubona mu muhanda, ariko iyo yavuze ngo ni pikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande, ifite uruntu rumeze nk'urubogisi, hari igihe bashyiramo imitwaro itaremeye cyane, cyangwa se mu bihugu byateye imbere hari igihe bashyiramo, bashyiramo n'umwana. Rero nzabereka amafoto, ukanda subscribe kugira ngo ibintu mpostinga ujye uhita ubibona. Nk'ibintu nk'ibi, utwo dupikipiki nzajya ntupostinga, ujye ureba mwazira posti za biriya bintu mba nashyizeho, kandi kugira ngo ubibone biba bisabwa kugira ngo ube warakanze subscribe. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa utugarurarumuri ushobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ya santimetero 40 kuva ku butaka, ikinyabiziga kidapakiye. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira. Ntibikurikizwa ku yaye matara: A, amatara kamenabihu; B, amatara yo gusubira inyuma; C, A na B ni ibisubizo by'ukuri; D, nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Amatara kamenabihu n'amatara yo gusubira inyuma yo ntabwo akurikiza iri tegeko. Muri make bari kukubwira ngo nta tara na rimwe cyangwa akagarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ya santimetero 40 uvuye ku butaka. Ariko ibyo byo ntibikurikizwa ku matara kamenabihu n'amatara yo gusubira inyuma. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramuskaniye ku papuro. Wari wahisemo A, bari iso cyukuri ariko n'amanota baguha. Wari wahisemo B, bari iso cyukuri ariko n'amanota baguha. Ugomba guhitamo C, vuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo, kubera ko mu kibazo cyacu baduhaye ibisubizo by'ukuri bibiri. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo nk'umuyobozi w'ikinyabiziga niye myifatire wagira. Itegereze neza iri sangano ry'umuhanda tugezemo, witegereze neza iyi foto dufite. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga niwe uri mwa kano ga fresh k'umutuku uri gukomeza iri. Uno mumotari uri kumubona ari mu muhondo. Itegereze neza usubize ibibazo bakubajije. Ndakeka ko amaze kugitegereza neza, noneho reka turebe ibibazo bakubajijeho. A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukomeza, ubwo ari kuvuga wowe. B, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuguma mu ruhande rw'iburyo kugira ngo ahe inzira umumotari. C, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gutegereza. D, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gutanga inzira ayiha umumotari. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukomeza. Wowe uzakomeza kubera iki? Reka ze mbigusobanurire neza. Nturagenda mu muhanda ukajya urabona abandi bayobozi b'ibinyabiziga bari kuza babasanga muri uwo muhanda murimo, nibo bari guhagarara bakabaha inzira. Rero uno mumotari ahangaha uri kubona ko agiye kukwinjirana, agiye kwinjira mu muhanda wowe urimo. Kubera ko agiye kwinjira mu muhanda wowe urimo, agomba kuguha inzira. Agomba kuhugera hariya akahahagarara gake, ukabanza ugatambuka akaguha inzira, wamara gukomeza akabona nawe kwinjira mu muhanda agakomeza urugendo rwe. Kubera iki? Kubera ko agiye kugusanga mu muhanda. Ibi bintu mubyumve neza, abantu benshi bakunda gukora impanuka kubera ko we wagira ngo hano ntago bahumvishe neza. No kuvuga ngo iyo umuyobozi w'ikinyabiziga agiye kugusanga mu muhanda, aba agomba kuguha inzira. Iyo uri mu muhanda agiye kukwinjirana, nawe iyo ugiye kwinjirana umuntu uramanza ukamuha inzira, akabanza agatambuka kubera ko ugiye kumusanga mu muhanda. Ariko nako no muhanda wiyunga kuri uyu nguyu wowe urimo. Niyo mpamvu hano duhisemo A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukomeza. Wowe uzakomeza. Mbibutsa ko video y'amashusho yose abazwa namaze kuyigukorera iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College. Ano mashusho yose babaza ugiye kuri YouTube yanyu uhita uyibona.
Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajijwe uyu munsi kirabaza ngo birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira. Kubera iki? A. Kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe. B. Gukatira feri bidatewe no kwirinda ibyago. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tekereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika wa papuro, handitse cyukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira. Uri kugenda mu muhanda hari akantu gato ukora kagahita kabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Ibihe biba bibujijwe rero? Kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe. Ugabanyije umuvuduko ukagenda ku muvuduko muke, uhita uteza icyo bita embouteillage. Ugasanga ibinyabiziga byabaye byinshi mu muhanda kubera ko wabagendeye gahoro ubima inzira. No gukatira feri bidatewe no kwirinda ibyago. Uri kugenda mu muhanda uri kwirukanka uhise ukatira feri, imipine iragenda iri kwikuba hasi. Umuyobozi w'ikinyabiziga uturutse inyuma kubera ko araba atiteguye araza ahita kugonga, biteza impanuka. Izo mpanuka harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu mugomba kwitonda, niyo mpamvu yabibujijwe. Cyangwa se umuyobozi w'ikinyabiziga akaza yihuta kubera ko atabonye igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa ibyo wamweretse akaba yakugonga. Rero biba bishobora kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe no gukatira feri bidatewe no kwirinda ibyago. Ariko hari igihe ushobora kuba uri kugenda mu muhanda ukabona nk'akana kambutse umuhanda katari kamenye ibyo ari byo. Ushobora kuba wakatira feri mu buryo bwo kwirinda ibyago, byo biba byemewe. Ariko gukatira feri bidatewe no kwirinda ibyago nta kintu uri kwirinda, uragiye uhita ukatira feri, byo biba bibujijwe. Ndakeka ko waramutamo se, ndizera ko waramutse kwandika wa papuro, ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kandi ikizamini cyose nshyizeho ujye uhita ukibonera ku gihe. Isomo ryose nshyizeho ujye urahita uribonera ku gihe. Biriya bibazo mpostinga bikunda kuza mu kizame nabyo ujye urahita ubibonera ku gihe, kuko ni ibyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Ushaka kode cyangwa kwiga twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 mbigufashemo aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kode umbwira ko rero ushaka itariki ushaka n'isaha ushaka, kode bazifunguye ukwezi kwa mbere, kwa kabiri no kwa gatatu. Nyandikira cyangwa umpamagare mpite mbigukorera aka kanya ngufatire kode dutangira umwaka dufite intsinzi. Ukeneye kwiga haba mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe, ibyo byose biba byakunda. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 ibyo byose tubibafashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.